Niko ngiye gukorera Imana nkazajya mu ijuru se ndi gukorera ibiryo uzajya mu ijuru utariye ibiryo bizanjyana mu ijuru se mbese ibiryo ntabwo ari byo se ndagusaba mu gitondo ntabwo najya mu ijuru wajya ariko wajya utariye Gire mala. mana yanjye reba wari ugiye utogeje isafuriya ngiye kwisengera ugiye gusenga so sizo utogeje isafuriya kubera iki none se ninoza isafuriya nibyo bizanjyana mu ijuru ntabwo ari byo bikujyana mu ijuru hanyuma se uragiye gusenga ugaruke nturye none ko ngiye gukorera Imana nkazajya mu ijuru se ndi gukorera ibiryo uzajya mu ijuru utariye ibiryo bizanjyana mu ijuru se mbese ibiryo ntabwo ari byo se ndagusaba mu gitondo ntabwo najya mu ijuru wajya ariko wajya utariye Ziri Silver Foundation. wiriwe neza Noheli Yego ndahora gushima Imana. amakuru rero Amakuru ni meza cyane. buri gihe cyose uhora ufite imbaraga nyinshi cyane Bade mu mavuta y'Imana. Kera tosbine. Yesu buretse gakeya nanjye kubera ko uri umuhanuzi uraza kumpanurira ntabwo ntagenda utampanuriye Yego. uhanura unywa n'inzoga Oje inzoga ni icyaha niba ari icyaha mwafunga burarizo. Yesu ubwo iyo ugiye kuvugana n'Imana ubigenza gute ngo Bangwe n'ubu turi kuvugana Imana irimo iranyongorera. Yesu kuri kuvugana nanjye Imana iri hano ndi Imana Kandi Imana iri mu bitekerezo byanjye n'ibyawe. ni byiza cyane ubwo rero mu minsi iri imbere nanjye ndagira ngo mpanurire umbwire ngo uzaba uyu nguyu uzaba gutya Uzakomera. Uzaba umuntu udasanzwe. ubwo nzacuruza ingurube buriya Bireka Imana ikomeye. Ntabwo wacuruza ingurube umuntu umeze nkawe. nzasudira hariya Biriya ni ibintu by'imirimo y'abantu bamunya. Yesu ntabwo ari Imana ibitanga buriya Ntabwo ari Imana ibitanga. ba munyakazi ba Bruce Melody nabyo boroye ingurube nibyo Ntabwo bazorora. Bariya nk'ubu bafite ikintu cyitwa experience yo kuba bafite ubumenyi bwo kuba bakora ibintu byabo byiza bikagenda neza. ni byiza cyane rero Noheli nanjye ugerageza uzampanurire ibintu byiza cyane uzubimbwire Nzaguhanurira muri iyi minsi. Yesu filime yanjye ndi gushyira hanze bari kuyireba Filimi abanyarwanda bagomba kureba iyo filimi rwose n'abadiaspora n'abari hanze kuko ni filimi nziza cyane igomba guca kuri platform zitandukanye. Yesu izaba iri kwigisha cyane izaca kuri channel yitwa Nitwebwe TV Nitwebwe TV. Yes Abantu bakora subscribe kuri Nitwebwe TV. Yes Bareba iyo filimi nziza cyane irimo kwigisha abantu kuva mu byaha bahinduka bajya ahantu hasi. ni byiza cyane urakoze cyane mana yanjye reba wari ugiye utogeje isafuriya ngiye kwisengera ugiye gusenga so sizo utogeje isafuriya kubera iki none se ninoza isafuriya nibyo bizanjyana mu ijuru ntabwo ari byo bikujyana mu ijuru hanyuma se uragiye gusenga ugaruke nturye none ko ngiye gukorera Imana nkazajya mu ijuru se ndi gukorera ibiryo uzajya mu ijuru utariye ibiryo bizanjyana mu ijuru se mbese ibiryo ntabwo ari byo se ndagusaba mu gitondo ntabwo najya mu ijuru wajya ariko wajya utariye Sheri ihuta ariko hano tujye gusenga akareka ntabwo ndi bujye ngiye kwitekera amafiriti ugiye guteka ifiriti ifiriti se niyo izakujyana mu ijuru One question for Africa, please. One question. One question. Go ahead. Thank you. I know you and you're very friendly, so I wouldn't take it. Go ahead. Okay.